Okay, Madinox uri umwe mu director ariko muri music cyane cyane sibyo? Ese guki abahanzi utagiye tubona abahanzi benshi b'Musanze bitabira kino gikorwa cya Movie Night? Abahanzi b'Musanze icyo kibazo gikomeye ariko ni cyiza cyane bya hatari. Sinibi gusa abahanzi b'Musanze, sinibi gusa batitabira ibikorwa byinshi batitabira, kandi before nibo babigaruka bavuga ati ntago badutekereje, kandi ari ibintu byinshi batitabira n'ibikorwa bya leta ari byo batitabira. Njyewe ndabizi tutari ibyo batitabira, njye sinagwenda. Yo, what's poppin' in Kigali, what's poppin' in Rwanda, what's poppin' in Lubavu? Yes sir, Commander MC Mukapa, the one and only, the king of the mic. Yes sir, ni vibe zacu nk'ibisanzwe, ni muri Musanze n'ahandi turi. Yes sir, bameze kukubwira ibintu ni show time this tonight. Ahantu turi ahantu bita Play Lab Art House. Rero ngo ari kubera iki rero? Hari kubera Movie Night, bari kwerekana filime nyarwanda, bari kwironshingira i Musanze n'ahandi. Ibintu biri Musanze, nyaboneka ni bombo clat. Nkomeza kukubwira ngo turaza kuganira n'abantu bari muri salle mindani, batubwira ukuntu bimeze, n'abantu bateguye filme, ba director, ndetse turaza guhura n'abakinyi bagiye bakina muri izo filme. Wowe niba uri kuri vibe zacu, wanuze gucikwa kabisa. Uri aho ngaho kabisa, ntuze gucikwa. Niba utari wakora subscribe, kora subscribe. N'ahandi biri kubera rero ni kuri vibe zacu, ni Musanze n'ahandi. Yes, Madinox, umeze neza? Is a fresh time. Uri mwe mu ba director ariko mu ba director muri music. Ese iki gikorwa cyitabiriye wakibonye gute? Ko nitabiriye igikorwa cya Play Lab. Ni igikorwa cyiza, nkeka ko ari nk'inshuro kabiri kibaye kuva batangira. Ni igikorwa cyiza, uko bizagenda uko nabibonye ko bizagenda bimenyerwa, abantu bazagenda barushaho kuza ari benshi, kandi n'abantu bari kugenda bitabira bitewe na community tuba turimo, uko tuba twabibwiranye, abantu bari kuzana ikibazo, kandi ibintu ni byiza cyane. Uri kubona ko iyo industry ya filime nyarwanda uri kubona itangiye kugera kuri uwo rwego? Industry ya filime nyarwanda muri Musanze. Okay, industry ya filime nyarwanda muri Musanze iracyari mu gutangira. Abantu arabayitangiye kuva na kera, ariko bagenda bacika intege kubera kubura abantu ba screeninga, kubera kubura abantu babyerekana, ari kuzishira kuri nuza gusa ku ma YouTube, kandi ari ahantu henshi umuntu yashira igihangano cye, ariho ku ma website yabugenewe no guscreeninga movie mu karere cyangwa no kuri Play Lab. Ntago hari icyo gihe, ariko ubu ngubu birahari, bamaze no kubisobanukirwa. Ni ibintu byiza cyane. Ubu ngubu turi kubitangira, kandi I think ko abari muri field ya filime and cinema ndabizi neza kuko turaganira cyane, ntago bafite guhagarara, ndabizi. Uri mu bumwe bagiye bareba filime, izi filime nyarwanda ariko zakuruye Musanze. Ese ubona ko ari retandukaniro urebye n'izindi filime, wenda tuvuge ngo wenda abanyamusanze impamvu batakunda gutera imbere cyane bazishira ku ma YouTube n'ahantu bihuriye, cyangwa ukabona nyine nta opportunity yo kuvuga ngo barajya kuzironshinga muri zacu TV cyangwa no mu yandi ma festival? Ubona ko iyi Play Lab ya Art House ubona ko yaje gukemura iki? Ikintu cya mbere ngiye mbona Play Lab yaje gukemura, yaje creating a community, kuko muri Musanze haba muri music, haba muri cinema, haba muri technical, mu bantu bakora ibintu bya directing, production, nta community bagira. Nigerageza kuza ngiye nabivuga right now, iba ari scam.
nyine wari umuntu uba ufite imbaraga muri byo akavuga ati reka abantu mbashira hamwe dukore community ariko bikaza nyuma kurangira hari nk'ibintu bikoza mu bitameze fresh ariko prayer up uko yaje ari uguha amahirwe buri umwe wese uko ameze uko yaza ameze kose no kumuha amahirwe akabasha kuba yabona ahantu ho kugira a screening igihangano cyiwe nyine ni space tu kandi ni space iri free ni space iri free wari wese ufite igihangano haba umuhanzi haba iki hano na ahantu waza ugakorera recent party yawe wenda ufite nka album hano na ahantu waza ukerekana movie yawe before yuko unayipublishinga hano na ahantu waza uri umu author uwandika ibitabo ukaza ugapublishinga before abantu bakabona uri umu photographer ufotora amafoto wakorera exhibition buri kimwe cyose kijyanye na art wacyakorera. Nicyo wabwira umuntu utigeze witabiriye movie night? Ikintu namubwira nuko right now ashobora kuba wenda atabimenye ko wenda ari Musanze hari ikintu wenda niba akunda movie niba akunda entertainment arahandi hantu kandi yazamubereye ejo bundi nazabona art cyangwa akabona wenda nk'umuntu ayipostinze cyangwa anabonye n'iyi video amenye nyine ko ari igikorwa giye kujya kigaruka buri kuwa gatandatu na buri ku cyumweru I think bitewe ariko buri kuwa gatandatu bigiye kujya bihoraho. Okay, ubona ko aba bantu bategura kino gikorwa ubona babura iki kwa ngwenda bigere ku banyamusanze cyangwa ku bantu bose batuye Musanze kwa ngo bamenye kino gikorwa cyo cyabaye? Abantu bategura kino gikorwa energy bakoresheje bakiza nanone baracyayifite ariko bakeneye n'indi energy yacu yo kugira ngo dukomeze kuko na makuru yatanzwe na information na communication nta kintu kiba cyabaye. So natwe rero tuba tubizi nukubimenyekanisha mu nshuti zacu kandi mu buryo buri serious nyine ukamubwira kuko ari ukuntu umuntu atanga information nko gushira stati gusa. I think in nowadays na 90% nta muntu wayiteye kuri stati yawe. So just niba unafite na community tubamo cyangwa group gerageza niba uzi yuko ibyo bintu babijyamo gerageza ubabashishikariza kuko ni igikorwa cyiza cyane. Okay, Madnox uri umwe mu wa director ariko muri music cyane sibyo? Ese kuki abahanzi utagiye tubona abahanzi benshi b'Musanze bitabira kino gikorwa cya movie night? Abahanzi b'Musanze icyo kibazo gikomeye ariko ni cyiza cyane bya hatari. Sinibi gusa abahanzi b'Musanze sinibi gusa batitabira ibikorwa byinshi batitabira kandi before nibo babigaruka bavuga ati ntago badutekereje kandi ari ibintu byinshi batitabira n'ibikorwa bya leta ari byo batitabira. Njyewe ndabizi tutari ibyo batitabira njye sinago wenda kuba batitabira kino gikorwa ntabwo nanzi impamvu ariko ni ibintu bagakwiye kwitabira bakagaragara kuko nanjye njyewe ubwanjye ngiye gutanga n'akazi mfite nka event runaka njye nayiga umuntu ndi kubona ko yitabira ibindi bintu nanjye nitabiriye. Icyo nicyo kintu cya mbere. Ikindi kintu wenda nabagayira kuba batitabira ibintu bo baragenda bakajya mu bikorwa byabo n'iki bagategereza wenda ngo nabo ubwabo wenda bazakora ibindi bikorwa babona bataje ugasanga bari kuvuga ati ntago turi supportive ntaki kandi muri make nabo bagukeneye mu byabo urabura. Just kwiyumva ko uri umustar yego ni byiza pe ariko nyine ugomba kugaragara kuko nibi bikorwa babirimo bose n'abastar buri wese wabajemo umustar bitewe nuko nawe mental ye uko atekereza iki ni umustar kandi umuntu usobanutse kandi uramukeneye. Ariko by the way wanambaye neza cyane bamwita Madnox ni umwe mu director ba music rero niyo twe turi kuganira kano kanya. Yes ni vibe zacu nk'ibisanzwe komina MC Mukapa the one and only the king of the mic. Shout out wakoze cyane Madnox. Urakoze cyane.